urubuga rw'abaturage n'abayobozi. Umurenge wacu rero ukaba uhana imbibi n'umurenge wa Bushoki. Ubugeze turabatuye ibigori biri n'akahako gusa ubwishizwe haba hazwe. Icyo gihe rero abo bafatanya bikorwa ati iyo twagize amahirwe abarundi baraza bakayitwara. Imyumbati nanga bimeze gute? Soko rije bigashyira ku giciro, hari abashaka igiciro cyabo. Genda ugafata ifumbire bakakubwira ngo ni ibihumbi 21 uzishyura ngo n'amagana. Turi mu murenge wa Cyanika, murenge wa Cyanika uri mu karere ka Burera mu ntara y'Amajyaruguru. Numwe rero mu mirenge igize aka karere ka Burera, akaba ari umurenge uri ku birometero hafi 3 uturutse ku mupaka w'u Rwanda na Uganda. Ubwo abantu barabyumva, abava Uganda baturutse mu Majyaruguru. Uyu murenge rero ukatuwe n'abaturage batari bakeya, kuko utuwe n'abaturage basaga ibihumbi 37. Mu majyepfo y'umurenge wa Cyanika hari umurenge wa Rugarama. Umurenge wa Rugarama ngira ngo twaje dukoreramo mu minsi yashize, murabizi abaje bakurikira ibiganiro bya Pax Press. Mu majyaruguru y'uyu murenge turimo, umurenge wa Cyanika, hari pariki y'ibirunga. Turi munsi rero y'ikirunga cya Muhabura. Ubwo abajya batembera namwe murumva aho duherereye hari amahumbezi icyo nababwira cyo. Hanyuma rero mu majyaruguru kandi y'uyu murenge wa Cyanika tuhafite igihugu cy'abaturanyi cy'Ubugande. Nkuko rero mwamaze kubimenyera, iki ni ikiganiro urubuga rw'abaturage n'abayobozi, ikiganiro mutegurirwa n'umuryango w'abanyamakuru baharanira amahoro. Tukaba rero ari ikiganiro kiduhuza n'abaturage ndetse n'abayobozi, tukaganira ku iterambere ryabo, ku iterambere ry'umurenge wabo, ariko noneho tunaganira muri rusange ku iterambere ry'igihugu. Turi murenge rero wa Cyanika. Umurenge wa Cyanika rero nkuko namaze kubibabwira, abaturage bakaba bukereye, twica ahantu heza munsi y'ikirunga, amafuni yose. Abadukurikiye bari mu ntara y'Iburasirazuba, ryazuba ntaryo twumva, abari Kigali za stress nago tuzumva twazisizeyo. Ubu turi mu mahumbezi n'amafu afatika. Mukanya twazushyiraho morale. Iyi morale muyikomora kuki? Iyi morale muyikomora kuki? Ngo no kurya ibirayi Valentin. Babimyibwira. Reka twumve uyo ngo. Iyi morale kwidasanzwe. Fasha do. Kwa Mukandanga Trifine. Iki kinimba mwabonye twahoze tubyina turi gucinya ikinimba. Nuko bara twe tumaze kurya ikirayi, tumaze guhaga. Reka da. Tumaze kunywa umusuru, tumaze gutsindagira nuko tukamena amabuye. None nibyo mwiberaho mu kurya ibirayi no kunywa umusuru gusa. Tugahinga n'imiyoborere myiza, dukora ibintu byinshi. Imiyoborere myiza se ivuze imiyoborere myiza ihurahe n'ibirayi, ihura n'umusururu. Ahantu bihurira, iyo dufite imiyoborere myiza, duhinga nta kibazo, nta muntu tubuza gufata isuka. Bundi imbere hatari imiyoborere myiza, hatari umutekano mwiza, ntabwo twashobora gufata isuka ngo duhinge. Ariko Trifi, kuva hano wambuka uriya mupaka, uriya nahoze mbona, ni iminota ingahe? Hano duhagaze iminota 3 irahagije. Iminota 3 irahagije. Kandi wavuze ngo iki kinimba ngo mugikesha ngo umusururu n'ibirayi. Ntago ubungubu nta muntu uvana akaba yambutse mu kanya akaba agarutse, akaba iyo wambutse mu mupaka sunywa iki? Iyo wambutse mu mupaka ngo ugira ute? Igeze harya hakurya unywa iki? Mu kagage. Urumva ko narimo kumbesha? Ayambwira hari akantu rega nahoze nkumva. Hari n'akandi kantu kakabanga hakurya. Kitwa ngo cyari? Ntundenganye. Bakita ngo ntundenganye. Ubwo bashaka kuvuga iki? Baba bashaka kuvuga iki? Ubwo nyine nuko aba nabitsa akabanga. Kuko navuze ngo nakabanga. Ariko reka ubundi navuze mbabwira ko turi abanyamakuru baharanira amahoro. Turi abanyamahoro, nicyo cyatu kugira ngo tuganire, tubizanye ukuri tuganire. Ndakumva. Uretse ntundenganye, karakantu bakita ngo ki? Kanyanga. Bakita kanyanga. Kare kose se.
araga n'akabikibanga kuko iyo kageze none imvura icyo nashaka kubaza ndabyumva uretse kiriya kirayima mwahaze nuriya musururu ariko harya bakita n'igipende ubushera n'igipende ikirimo umusemburo se bakita nguki ikigage bakita ikigage uretse igipende n'ikigage n'ibirayi ko kwambuka hano ari iminota 3 ugarutse yangoye kuri kakanyanga we ntibyatuma ari cya kinimba twaze tubona we namugiterwa na zambaraga zakara kantu aya ntabwo yashobora kunyerera nkuko abanye turi kunyerera aba yacitse intege ariko se ubundi mbwiza ukuri cyangwa nabandi bakunganira Valente reka ubundi baragafata hano hari abantu bagafata ubwo iyo umuntu agafashe uravuze ngo bacitse intege abameze ati barizo abantu ari ibyo dore hari uwacitse intege wicaye hasi ubundi akabanga ariko kuki mukita akabanga nakanyira ngarama kuki mugatsindira impamvu tukita akabanga rero kariya kantu ubundi abenshi bakise akajinga nakajinga ariko inahangaha ntago wakabona impamvu utakabona ni impamvu bakise akajinga nyine na abakanywana nyine urumva nawe impamvu bakitira izina ni ba nyirako ubwo karabiha se urebye ukurukangana nturiye ntumize ntuciye ariko Elia hari ikintu numvise ubundi yivuze ngo akantu akantu kabikoze kwita akantu se mama imvugo yo mu cyanika itandukanye ni Kigali iyo uvuze akantu mba numva kuvuza akantu keza aya ni wumva tukubwira akantu kabi none se mbwira biterwa bigenda gute kugira ngo umuntu akabone inanga akabone sanga hanga nta gushobora ukabona kireka hari wagiye iyo hiryo ngiyo ariko nako inanga rega turifashije murifashije biranagaragara ntabwo twaje kureba akajinga ariko Valente karabi uhindukira undebe hano n'uyu mukecuru ngo yahoze agasomaho sinzi icyakamukuyeho ukigasomaho byaje kugenda gute ntanegeze nyisoma oya ndeba hano ariko urabona nari umusore mwiza ariko wabonaga abantu bagasomagaho mu Buganda niyo bibaga mu Buganda ariko namwe ngo abagabo ngo barambuka n'abagore ngo bakagira hariya za Kisoro ngo hanyuma ngo bakagasomaho bakakazana mu nda bakiyambukira umupaka mu nda nta muntu wamukoraho nabibonaho ntabwo urabibonaho ako kara gaciyembo kuko bari bambwiye ko ngo bishima kubera ko bafashe ikirayi bagafata umusururu bagafata reka twigarukire ku kirayi ikirayi mwebwe mugikura he twebwe turahiye ako unyibwira n'amazina yawe njye sinakwibwiye nitwa Muhire Valente nanjye nitwa nawe kera Venerana soko se Venerana njye ndubatse mfite umugore n'abana 2 nanjye ndubatse mfite abana 3 soko se kaho nyibwirira none twebwe umwuga wacu ni uwo gukoresha amaboko tugahinga yakwira tukarya duhinga uburo tugahinga amasaka ndetse n'ibishimbo n'ibirayi ariko ikirayi ngo inaha giteye ubwoba cyane kirere wowe ntiwari warebye muhe yewe iyi ni kadomo haye se cyangwa ni yanjye iyi ni pakose ni ikimenyimenyi cyo kugira ngo mumenye ko turi abahinzi iyi ni pakose cyangwa ni umuseke oya ibi ni ibirayi bita kinigi hase mama kabrada mfasha ariko uranyihereye nta kibazo cyangwa uraza kumaka reka tuguhaye ngo ugende uje kwereka abandi iyo Kigali muba mubereke ko akagari k'Akamanyana nitwa Nizeyimana Yohani Nepo Museni ngo Nepo dukaba ntuye mu mudugudu wa Gasiza kwari kugira ngo mumenye ko akagari k'Akamanyana gafite imiyoborere myiza bigishije abahinzi guhinga bashiraho abajana mu buhinzi bo kumenyesha kuja babakangurambaga gukoresha mu baturage ariko ubwo ni bande babigishije ni bande babigishije byaturutse ku miyoborere myiza ni imiyoborere myiza bigishije mu buyobozi hejuru mu rwego rwo hejuru hejuru kwane nyine kuri Perezida Paul Kagame siwumva gakomeza aramanuka biraza bigera ku rwego rw'umudugudu bigera ku rwego ku muhinzi hasi nka usarura toni zingahe tubwire uhinga ubuso bungana iki usarura ibirayi bingana iki ubuso mbinga nka hegitari 3 inka mugabo zose ukavana ibirayi bingana iki mvanaho imodoka nkenye gusa imodoka nkenye uzikoresha iki
uragenda ukaguramo indi sambu yo ku ruhande ugatangira n'abana mu mashuri byose bigakomeza. Ubijyana i Kigali se babisanga hano hari abaguzi babigura bakabijyana i Kigali. Ngaho tubwire nk'intanga ubu ngubu kiragura ngahe iriya ni Kinigi. Iriya ni Kinigi. Kiro cya kiragura ngahe? 175. 175 ku muhinzi cyangwa uwajya kuri butike? Ku muhinzi. Nsobanura neza ukuntu bimeze, nsobanurira. Ku muhinzi ni 175. Bigenda gute umuhinzi wakuye ibirayi hariya muri karakagari ko munsi y'ikirunga ni Gitaraganije? Nagari ka Nyagahinga. Nyagahinga. Umuhinzi wa Nyagahinga abona amafaranga ngahe ku giciro cya 175. 175. Buriya si imodoka igera Nyagahinga? No gutambuka ikagera ku mubuka mu mudugudu w'Agasiza. Yagerayo. Abandi ko babuze se ejo bundi Rugarama ko bambwira ngo babuze abaguzi ibirayi ngo byagenze gute? Bari gupakira imodoka ziri ku Kigali. N'ubu ngubu umvuga aha mu Gasiza harimo imodoka ebyiri ziri gupakira. Ariko Elias naho ndi muhinzi n'umwe Valente Nizeyimana niwe bahoze bambwira ngo ujya Juba. Ujyana ibirayi Juba muri Sudani y'Epfo. Nizeyimana uhagararanye n'umuntu ukomeye. Koko ariko nibyo rega cyane wigengesera aho cyane karasobanutse ngo ngujyana ibirayi Juba. Oya ahubwo imbuto ya Kinigi tuyikura turagenda tukayivana mu Kabare tukayizana abahinzi twamara kuyizana abahinzi nabo kongera bakayitera noneho ikabona ugurishwa uja i Kigali. Ubwo noneho ku buryo yamara kugera aho tukayinaza ugeze nkara kwa Semarembo ho haba hari ayinaza cyane kugira ngo tubone indi mbuto yacu noneho izamutse imeze neza. Semarembo arya Felician ariko Valente ibimeze neza. Valente ndakumva Elias Semarembo nguyu turi kumwe Nizeyimana ngo aramubeshye. Nizeyima ihindukira urebane na Semarembo umuvugiye ibinyoma. Oya arayinaza nawe afite ikigega cyo n'ubugeze niwe wasanga harimo n'ibintu byinshi. Tubwire ibintu Nizeyimana kubwira nibyo. Nizeyimana byo avuze nuko yaragiye kuvuga ngo imbuto yikora Kabare kandi ni wacu tuzitubura izo tubwenshi nizo duhinga. Harya babyita guki bya bintu bya birayi bimwe ngo mugiye kuzajya mwezi ibirayi ngo byerera hejuru. Babyita guki harya bya bintu mukora? Hari amazu gacukirizwamo imbuto bita greenhouse akaba niyo bita roponi. Ni greenhouse nashaka kuvuga. Tusobanura greenhouse ni iki? Greenhouse ni inzu bacukirizamo imbuto z'ibirayi zivuye mu ntuza muri lab. Hanyuma rero lab nayo yabikoraga ariko ubu ngubu nitwe dusigaye turabyikorera izo twejeje hanyuma natwe tukaziha abandi bakazihinga. Havaho za mini kuri kuntuza zinyine zivuye muri lab hanyuma twazihinga zigakuma n'abaturage bande bazitubonaho. Ariko sobanurire iyo umbwiye ngo greenhouse uretse ko nge mu Kongereza gace nzi numvamo green nkumva na house ni inzu y'icyatsi ni iki greenhouse ni iki? Oya ni inzu y'amabati ariko amabati acengerana hakabaho n'udutimba turi inyuma dutuma umwenge nako umwuka ujamo ndetse ugashiramo n'amazi n'ubuhuhere bukajamo. Icyo gihe ubigenza ute? Icyo gihe uzitera mu bisanduku nanga mu babase biva ico watekereje nanga hariyo bita roponi bashiramo bere ibirayi bitageze ku butaka basoroma bahagaze. Izo nazo zicukirizwamo imbuto abaturage babona imbuto nyinshi bikatuma igihugu cacu dicubona imodoka ziri kubona ziri kweza ibirayi kangari kose ukana ziri kokora ziri kujana Kigali. Abanyakigali ikatuma igihugu cacu kiticwa n'inzara kikaba carateye imbere rero. Nk'ubu ngubu nko muri greenhouse yawe ushobora guhaza bangahe? Muri greenhouse abahinzi bakeneye imbuto wahaza nk'abahinzi bangahe? No kuvuga ko izivuye muri green havamo ibihumbi 60 ukaba wabitera kuri hegitari nk'itatu. Urumva rero izavamo kuri hegitari havamo toni 30-40. Urumva rero tekereza abaturage bazigabagabana ukuntu bazinga zabazinga. None se ikiro cy'imbuto inakura ngahe? Ibirayi bisanzwe bimwe bya pako bimwe by'umuseke. Reka ngo uyu ngo yagusubiza. Murakoze nitwa Nzita Bakoze Claver nanjye ncuruza imbuto z'ibirayi. Ubu ngubu peko iri kugura amafaranga 300 kilo. Yego. Kinigi ikagura 380 ari imbuto ushaka gukoresha. Noneho hari nibyo bita wenda ku ruseke. Ni ku ruseke? Nahoze nyita ngo ni umuseke. Ni ku ruseke. Nanjye narayobewe rwose.
byo bigura 250 niko turi kubigurisha. Mwongera umpere mikoro uwo mugabo none muri green house kugira ngo umuturage abone imbuto ayigura ngahe? Kugira ngo imbuto yo muri green no kuvuga ngo ivuyemo ntigurwa ku kiro ahubwo kamwe kagura amafaranga kamwe nakabuto kamwe kagura amafaranga 100 kandi wewe tuzafite urupora uwareguze amafaranga 190 ugatera kamwe nuko kakavamo nka 20 akaraye kavuyo kamwe ukagurisha amafaranga 100 urumva nta muturage wundi kereka batubuze banire batugura none twazavamo biri base kazavamo base none hazavamo certifié Gorante wakurikiye se ubwo ngubwo bigende mu gace reka agende buhoro dusubiremo aho ngaho erega buriya nimukajye mumureba mugamenye mureba yazanye vitropra numvise banambwira ngo ugende no kuzana laboratoire ngiye kuyizana ku buryo nzagira abatekinisiye hanyuma bakazijamo barazimenyereye no kuzikoresha mu mwanya najaga kuzizana muri lab none nze nazibonera iwanje ndetse bitume n'abandi baturage bandi bazimana kunje batubuze bandi ariko ngo lab ngo yarabacerezaga lab nyine urumva niyo twategagaho kugira ngo nira ziduha ariko dushaka kugira ngo twebare guyemeza mirimo tuje turazikorera bitume tutabategaho bitadukereza ariko muze ibyo bintu byagutwaye igihe kingana iki kubyiga ko numva bizi cyane ibyo bintu yaturutse mu bitekerezo byanje kuko nje numva niyumvagamo koki ko nshaka guhinga ibirayi urangije ujya muri Brazil ndangije rero mbona amahugurwa hari ibigo byagiye biramo amahugurwa bigatuma leta impa amahugurwa nka za Arabu na za Rata mbere ariko nagenda habona n'ibihembo cyane none ubwo leta isigira mpemba kubera ko cyo gitekerezo ndikikenemo bifite ibihembo byinshi leta yagira reka kubona ko ibirayi byose ari byase mari mwebwe nta kintu mufite oya nta kintu bafite vuca babahaga kuri 50% none yagiye kuri 25% byagenze gute semare buriya rero abaturage niho bariye oya ntawe nabariye yebe narabariye kiba batarambaye icemezo cyo nyicuruza neza byagenze gute rero buriya rero nuko njewe nakoreraga kuki natanga raporo yuko nayicuruje nkabereka ko amabwiriza bampaye ko nayakurikije yego umuntu rero nabikurikiza kuko nkabari byangendera bituma bamba igihembo none se kugira ngo bive kuri 50% ifumbire ngubu yankungane bakabe bakuri 25% byagenze gute wabaye kugira ngo abaturage nyine bakunde boroherezwe kugira ngo bakunde zibegere boroherezwe kandi umva barabunganira kuri kimwe cya kabiri none bakaba barabigabanije ubu babonye bigize rero icyo gihe none ubu hano Valente baravuga ngo barigira ariko abantu bigize do niwe n'uyu kandi byo biragaragara ni batatu bonyine se wageze ngo nibyo gusa wageze ngo nibyo gusa ndagira ngo nkwereke wakibonye mu buryo bw'iterambere wambonye mu buryo rw'iyemeza mirimo urabona wakibonye ibi ni ibihembo icyo wagihawe nande ubu ndabona ari urugaga rw'abikorera niyo yakimbaye ku buryo kwiteza imbere urakoze cyane Elias Valente uriya ibikorwa bye byiza turabishima ariko noneho hari abandi nabonaga bagomba mwebwe harabura iki ndabona barumiwe ahubwo nge nashaka kumenya umuntu aratubwiye atweretse amasertifika arenze 30 atweretse igikombe ari umwe mu murenge abandi bose barashengereye niwe muhinzi wenyine muri uyu murenge cyangwa ahingana na gitifu we nafite imirima buriya na wundi muntu watubwira bwira mwa mugabo we nta birayi uhinga ibirayi turabihinga duhinga Kinigi tugahinga Peko tugahinga na Kuruseke buriya rero ngewe ukuntu nkunze kubaho mbashaka umuntu ambwire ati uriya mugabo nashimishije ati ngenda hinga ibirayi mpinga ebyiri urubyiruko hano narwo hari ikintu rushaka kukubwira yuko ngo rurira kuri uyu mugabo cyane reka muguhe bikwibwirire banyita Tuyimbaze Jean Baptiste akagari ka Gisovu umurenge wa Cyanika so no kuvuga ngo Semarembo uyu nguyu iyo yakuye ibirayi je nta bushobozi ndabona bwo kuvuga ngo ngize imirima ngiye guhinga ariko none iyo yakuye ibirayi aravuga ati wenda ibirayi biri hirya mu nzira zitari nziza kuko nge ntwara igare ubwo ibirayi turagenda tugapakira ku magare Semarembo wagera igihe cyo kuja guhembwa ugasanga uhembwa inoti ya 5 ku munsi umwe wonyine reka da
ibyo byose tubikesha Semarembo hatubikesha iki Kinigi burya Kinigi iratamitse rero ariko se umva reka ntago mbimwifurije umunsi Semarembo yapfuye cyangwa akimuka akigira i Kigali muzaho mute none se ubwo nzi ngo ndicaye kanzejo undi nk'ubu hariho gahunda yo kugura ibisinde ni biki kugenda ugakodesha umurima ukawuhingamo nk'umwaka wose yego ubwo rero iyo wabonye igishoro cyo kuvuga ngo waguze igisinde uhita ugenda ukashaka imbuto ubwo ukegera Semarembo uyu nguyu kuri za noti za 5 yagiye araguhereza rero uhita ugenda nawe ugahinga ibimondi ejo bundi none ugasanga uri gupakiza za tureba umva imbeshe wowe ureka twumvikane wowe yenya nkunda kubwira abantu kandi utinya Imana kwa Semarembo wakuriye amafaranga ngahe yakumariye iki wakodesheje ibisinde bingana iki wejeje iki je Semarembo maje kumukwa nko 70,000 sindavuga ngo ngeze igihe cyo kugura igisinde ako ndakurahiye harya turi mu kwa kangahe turi mu kwa gatanu ejo bundi mu kwa 9 uzaze ngewe nzakwereka igisinde cyo nako ubwo ni umuhigo abandi ubwo sinzi icyo mukora mwanze no kutubwira babuze imbuto nta bisinde mugira menya guhenda kwifumbira ari byo bya ifumbire yahenze byagenze gute muze tubwire tugenda tugana no ku musozo w'ibirayi nitwa Nsabimana Jedeo ariko Jedeo nk'ubu weza nk'ibiro bingahe weza nk'ibiro bingahe toni zo ntazo neza ibiro magana aya mbeshuza niba toni baragezeho ibiro 800 wumva se ibiro 800 ndabi ese bya biro 800 byejeje ubu wari wahura n'abasherisheri abameze bati numva ntabwo aramenye n'abasherisheri nta muntu uza abasherisheri hano reka uyu musaza abanza kubwira abasherisheri hanyuma ndaje nkubwire abasherisheri ni bantu kinanga abasherisheri ni abantu baza bagacadika umuturage ku birayi byahinze neza baza bati turagwa amafaranga ikiro 150 bagera igihe cyo kumugoroba nta modoka yari yaza bati i Kigali igiciro cyahindutse none ntawe tukiguguriye keretse wemeye kuri 90 umuturage rero hatabaye nk'ubuyobozi ngo batangirize barebe umusherisheri akaba yagukora muri humye agatuma umusaruro w'umuturage gwapfubusa ariko niwo niwe musherisheri nari nanze kuyijira mu gitifu ngira ngo nawahure n'abahinzi kumbe bunyana gitifu nawe araza akareba telefoni ya gitifu ibiri ku muturage wese ayifite uruhare noneho hagira umusherisheri uturutse nko mu mudugudu runaka ubwo mbese umurenge wose ukaba wamaje kumenya ko atari ngombwa ko hagira umuturage ugwa mu mutego w'umusherisheri ubu nanjye ndi umuhinzi w'ibigori natangiye guhinga ibigori harya witwa ndi nitwa Nibizi Simoni yego Simoni nturuka mu mudugudu wa Gisovu nkaba ndi mu kagari ka Gisovu n'ubundi ariko umurenge akaba ari umurenge wa Cyanika yego uhinga ibigori rero ibigori nahinze ibigori nari nitwa umuhinzi banyita agronomo kandi ntaragize mu mashuri reka da byagenze gute so nahi agronome yaranyegereye anyereka ko mpinga ibigori bya Tamira ibigori birera iyo ibigori rero byeze byajaga biraba mu murima ugasanga byaje mu mbese ukagira ngo babisarure nawe utabihinze kubera ubwiza bw'ibigori maze neza ibigori banyita agronome ayo mafaranga mbonye rero nayaguze imisambu y'ibihumbi 200 maze kugura isambu ndongera ndahinga ibigori nshira umwana mu ishuri ubu mwana mu ishuri yararangije yarangije segonderi cyangwa arangije kaminuza yarangije segonderi ubategereje kumushyira muri kaminuza ntabwo ararangiza rero nicyo nagiye nkubwira ubu kandi amafaranga arahari naremvuze ikintu cy'abasherisheri urambwira ngo abayobozi baragufasha baramfasha reka ijambo gitifu ambwira ukuntu mufatanya
cyangwa abasheresheri nabo wasanga bafitanye isano n'abayobozi bakababwira ati mugende mubwire abaturage giti abasheresheri bite byabo. Murakoze ndagira ngo ibyo muturage avuze nibyo. Ubundi abasheresheri nabo bakunze kwita abamamyi mu Kinyarwanda. Ni abantu rero bafite uwo mwuga bagenda barebaho hari imyaka yeze cyangwa se n'ibindi bintu bitandukanye. Akubwo bavuye he? Bari mu giturage bari basanzwe. N'abaturage b'ina Cyanika. N'abaturage basanzwe. Ariko nk'ibyo uwo muturage avuze n'ubundi twafashe gahunda yo kugira ngo abo bamamyi cyangwa se abasheresheri tubace. Hanyuma umuturage we agurishe umusaruro we ku giciro yumvikanyeho n'umuguzi. Bityo rero kubiri bijyanye n'ibirayi twashizeho gahunda yitwa y'amakusanyirizo y'ibirayi muri buri kagari. Ndetse hari naho dufite muri buri kagari site zigera nko kuri 2 bitewe n'umusaruro mwinshi uhava. Ubu nko mu kagari ka Nyagahinga uvuga abaturage bavuga heri ibirayi byinshi mu gice cy'Ikirunga, ubwo twahashize amakusanyirizo agera kuri 2. Ayo makusanyirizo rero niho abaturage bahuriza umusaruro wabo, noneho wa musaruro akawugurisha ku mukuru w'ikusanyirizo. Umukuru w'ikusanyirizo nawe akajyana akaba ari ushakisha akaba ari uhuza wa musaruro n'amasoko y'Ikigali cyangwa handi bayakeneye. Nk'ibyo wumvaga abaturage bavuga ko urabona turi ku mupaka, hari n'ibyo tujyana Uganda, hari n'ibyo tujyana Juba muri Sudani. So noneho wa wundi ushinzwe ikusanyirizo ni ukora izo gahunda zose zo guhuza umusaruro uri muri iryo kusanyirizo n'umuguzi uturutse ahashaka mu gihugu. Ibyo rero twabikoze kugira ngo duce iyo gahunda yandi bavugaga umuntu yazaga akanyura muri humye, umuturage wahinze akamubesha ngo imyaka Ikigali aho tuyijyana Ikigali igiciro cyaguye. None se uwo mukuru ikusanyirizo abo bantu bajya kuri site ugasanga umuntu yafashe site ya Nyagahinga, wenda dufata urugero abaturage bose bakara kagari bazazana umusaruro kuri uriya muturage. Uruhare rw'umuhinzi mu kugena uriya muntu n'uruhe? Ninde wamushyize? Ni bagitifu cyangwa ni njyanama yamushyizeho cyangwa n'abaturage? Uruhare rw'umuhinzi mu kugena umuntu n'uruhe? Murakoze. Ndagira ngo hari abo mwumvise bavuga ngo hari abitwa abajyanama b'ubuhinzi. Abajyanama b'ubuhinzi rero ni abagenda batorwa n'abaturage muri buri mudugudu, noneho bagahagararira abaturage nk'uko abajyanama b'ubuzima bahagarariye abaturage mu by'ubuzima, ndetse nk'uko n'abakuru b'imidugudu bahagarariye umudugudu mu bijyanye n'ubuyobozi. So abaturage rero baricara, ubu twakoze inama Nyagahinga, dukora inama hose, abaturage bakicara bakavuga ngo uyu ni inyangamugayo kandi afite ubushobozi, bityo ntituzamuzanira umusaruro wacu, azawufata kandi atwishure kashe, tutajya kongera kuvuga ngo tuzajye kwishyuza. Abo rero batorwa n'abaturage aho ngaho, noneho bakabashyira. Iracyari system nshyashya turimo turayigerageza, twafatanyije na Minicom ihagarariye abacuruzi, ndetse dufatanya na Minagri kugira ngo ibyo bintu bijyeho, ariko turwanya cyane nyine icyo kintu cyitwa cy'abamamyi n'ababandi babesha abaturage. Noneho no kugira ngo koko umusaruro w'umuturage umuteze imbere nk'uko bimeze. Bigeze no kuvuga wenda najya kuri icyo kifumbiri, abo ngabo batoye n'abaturage, wa mucuruzi uzamura fuso 5-6 i Kigali akaze gutwara uriya musaruro, we izo contact cyangwa se ahura ate n'abo baturage kugira ngo igiciro cye kigenwa nande? Urakoze. Uko byari bisanzwe rero biri no kuvuga ko abaturage biyumvikaniraga bonyine ku bijyanye n'umusaruro. Ubwo babejeje, iyo bejeje cyane wakundaga gusanga none igiciro kigabanutse, hanyuma nanone bateza cyane none ugasanga ni hahandi biracyari muri ubwo buryo. Ubu rero ugura yazaga iwe akagera mu giturage akagura n'abaturage mu bwumvikane bwiye n'umuturage. Ariko nanone abaturage bose baba bazi ibiciro bijyanye n'ubwoko bw'ikirayi, ko bumvaga ibyo bavuga ku Ruseke, uko ibyo bavuga Petero, hari n'ibyo bita Kinigi. So ugasanga Kinigi yo bafite igiciro kwacyo, Petero ifite igiciro kwacyo, ndetse n'ibindi bya ku Ruseke bifite amabara atandukanye ugasanga nabyo bifite ibiciro kwabyo. Ariko ibyo byakorwaga n'umuturage n'umuguzi ku giti cye. Ubu rero ibyakozwe rero no kugira ngo abaturage noneho twicare twese hamwe n'abaturage twumve, twemeze, tumaze kureba ngese mu murima hagiki ifumbire ijyamo ihagaza ngahe, umuhinzi akoresha amafaranga ngahe kugira ngo agere kuri wa musaruro, hanyuma transport yayikura hahandi bijyana aho bigera ku isoko akoresha ngahe. Tuza gusanga aho ngaho umuturage ibyo birayi bitari Kinigi byaba bihagaze ku mafaranga 120 biri ku murima kugira ngo bizamure wa muturage. Ariko bumvaga abaturage babivuga ngo nubundi bari basabe bafitira kuri 90,
ariko bakoresha bwa buriganya bwo kubesha umuturage ngo igiciro Kigali hajemo abakomisiyoneri hajemo n'abakomisiyoneri mbese uruva niba biguze gutyo kuri 90 uruva ko wa mukomisiyoneri we noneho baza kumvikana 10 cyangwa 5 aza kumuha kuko yamweretse aho isoko riri so ubwo rero ibyo nibyo twaciye noneho bikajya mu makusanyirizo hanyuma abaturage bonyine akaba aribo bicara bakavuga ngo umusaruro wacu uzaba uhagaze 120 cyangwa se byeza ari byinshi umusaruro aba ku 100 cyangwa se uraba ku 150 kubera ko byeza ari bike ibyo rero nibyo turimo nibyo abaturage bazajya ese ubwo bimaze igihe kingana iki byaratangiye muri iyi season nagira ngo ubona turimo bakunze kwita ko ari season y'urugaryi ntabwo yera cyane ibifite ibirayi bike n'abaturage barabizi ariko noneho season yo mu kwa 11 niyo tuba dufite umusaruro uhagije mwinshi cyane so ubu rero turimo turabinoza kugira ngo tuzagire muri ya season noneho ibintu bikorwa neza tuva ku birayi twavuga ko uko gufata abaturage no kugira ngo mwige uburyo bagurisha ibirayi byabo muvanamo abashirisheri babona amafaranga atubutse niho bihuriye n'ibyo numvise byo kugabana vuca cyangwa se nkunganira ifumbire ngo yavuye kuri 50 kugera kuri 25 cyangwa ni cyanika gusa byabaye oya ni hose ni gahunda ya Minagiri mu rwego rw'igihugu agira ngo hari nabo wagiye wumva bafite certificate zo kwigira iyo abantu rero bamaze kwigira bamaze no kwihaza uzuko iyo tumaze kwihaza dusagurira amasoko nicyo kimwe n'ubu nyine wumva ngo dusagurira ibihugu mu kanya ibyo bakubwiraga nibyo no muri zo season uzabona amamodoka ari menshi n'ubu ni menshi agenda apakira umusaruro ajyana hari n'ibindi wagera ku mupaka ugasanga bari gupakira berekeza za Uganda so iyo rero abantu bahaje bagasagurira abandi nacyo nanone muri gahunda ya twigire dushaka kugira ngo none nubwo abantu bari kugenda biteza imbere tugenda tugabanya ibiciro bya voca ubu abaturage bicyanika barigize nagira ngo nabo babivuga sinjye babigirana barabizi mwaregeze bimeze neza mumbwire muri mu byiciro by'ubudehe abantu bafite mituweli ni bangahe Valentin nkuko gitifu avuze niba barigize ubwo nta cyiciro cya mbere turi bubone ibyo nshaka kugira ngo bivuze banyene abari mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe ni bangahe muzamuri nta muntu n'umwe mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe jewe nitwa Nsekuye Emmanuel ntuye mu mudugudu wa Nyarutosho ariko mu byerekeye mitiweli njewe ntabwo nyishoboye ntabwo ishoboye kubera iki kubera ko ntaho kuyikura mfite ibintu nari mfite namaje kubigabanya abahungu banje sigaranye ubu murimo umwe kandi mu nzu ndacafitemo abana batanu ariko muze ubu nta n'ikirayi na kimwe ubu nta n'ikirayi na kimwe uhinga ikirayi ubu ngihinga i Buganda akubwira uburyo ngihinze i Buganda none si igihinga i Buganda amafaranga ukuramo urayashyize i Buganda kandi ndakubwira ejo bundi nabonye isambu yanjye maje kwigaba ndagenda nkubitana n'umukungu hano hirya inyuma ariko ubwo mukungu ninde ni umuntu ufite isambu w'i Buganda murundurira umurimo ndawutegura arambwira tuzahingemo imyaka 2 nejejemo ibirayi abana bari kudusamura ubu niho nongeye kwinika utundi urumva rero naho nakubwira ngo mitiweli ndayishobora ko numva tutari kumvikana uriya musaza muramuzi ari umuntu uvuze ngo urabeshe reka twumve icyo kuvuga mbeshuze uko byasa kose nitwa Uwantege Denise ntuye mu mudugudu wa Kida akagari ka Kagitega umurenge wa Cyanika ngewe uko muzi uriya musaza nkimusanga inahangaha niyo twabarizagaho amata menshi cyane ariko Denis kandi arahinga cyane areze Denis karame icyo gitegeko gisa n'icy'umujyanama w'ubuzima ndi umujyanama w'ubuzima uri umujyanama w'ubuzima numva ko mbaza ubundi uretse nk'umuntu tubona ushobora kuba mu icyo cyiciro muri uyu murenge umuntu ubana n'ubumuga n'indwara zidakira ariko wenda tutarajya kuri icyo cyiciro ibyo uriya musaza avuga nta bushobozi afite bwo hoya nta kibazo afite kuko uwo mudamu kamuhakanye Denise aravuze ngo urimo urasebya ubuyobozi njewe ikintu nakubwira nk'ubu umudugudu wanje turaturanye nyamwene data yakubwira isambu mfite narinzi ifite koko nzigabanya abana ariko reka nkubwire ubundi abantu batishoboye ko bagenda ku kagari cyangwa ku murenge bakabivuga bakabafasha wagiyeyo byagenze gute niko ubu naza nkakubwira ngo naburaye ngo mfasha nanga niwe wazabyiga nk'umuyobozi ukavuga uti ibintu yarabifite none bimajiye kumushira ibintu umusaza avuze nibyo ra ubu ngubu gitifu azamanuke mu turere mu karere kose agende mu murenge wose areba ibyo mwari umva
gitifu mu minsi ishize twahuraga nshoreye n'inka iby'uwo mudamu ari kuvuga ubu aheruka kumbona hari inka nk'uyi nshaka kuyijana ibuganda ese kufite umujinya oya tuza tuganira nta mujinya mfite nuku ni malariya imaze iminsi yaranceje none se upfa iki na gitifu ntacyo mupfa ko nta kintu upfa n'abayobozi yaba gitifu w'akagari yaba gitifu w'umudugudu kuki utabegere ngo babwire ibibazo ufite bagufashe kandi ari abayobozi banyu ubu ndakubwira ko ibintu binshizeho muri iyi minsi narindi hafi kubegera ngo mbasobanurire noneho uzabegere uzegere gitifu umubwire ibibazo ufite hanyuma urebe ko atagira zabanza no kuba umudugudu Valente uri nuko atatubwiye icyiciro nibyo nanjye kumubaza uri mu cyiciro cya kangahe jewe ngo banshize mu cyiciro oya bari bagushyizemo baranyanditse banshira mu cyiciri cya kabiri kandi bagomba wenda kunshira mu cya mbere kubera ko ntari nishoboye hari ubwo ari njyewe wari uri kwandika umuntu uhinga mu Uganda tubwire rero ko byagenze ninde wandikaga uwandikaga ni umunyamudugudu ari hano se arahari yitwa nde yitwa Manuel arahari muhe mikoro Manuel ngo niwe wanditse abantu ukabashyira mu byiciro none umuturage ntiyishoboye wamushyize mu cyiciro cya arakoze uriya ni mu ngo itatu za Nyarutosho zahawe n'umuterankunga ubundi bariya ntabasinyisha kimwe n'abatishoboye bariya inkunga ubushobozi bwabo buboneka mu kwa kabiri kuko burakererwa nubwo ngo rero uriya ari mu cyiciro cya kabiri noneho badusabye abantu bafite ako karengane turamutanga aza gusohoka nukuvuga ngo we asinyisha mu kwa kabiri kuko we ntasinyisha mu kwa karindwi kimwe n'abana ariko cyo nshaka kuvuga aravuze ngo Manuel niwe wanshyize mu cyiciro none se ba mudugudu nimwe bamushyira abantu mu cyiciro icyo inyuma cyambaye ubusa twaje hano baravuga ati Nyarutoshi yicara aha Runyenkanda yicara aha Gasovu yicara mbwira ndeba wibwira urareba abaturage kugira ngo bicire ijisho ngaho mbwira amaye nkabishimwe murabo rero noneho barangiza bakavuga turaje duhagurutse umuntu bamuvugeho ubwo nubwo ngo twaravuga tuti urugero yitwa Sekwe Emmanuel uyu muntu kurikije uko we Manuel vugira muri mikoro amabwiriza avuga ko iciciri gifite ibikiranga biravuga ngo umuntu nibo umuntu wamuhagurukije amabwiriza avuga ngo umuntu ugomba kuja mu cyambere icyambere agomba kuba atagira inzu ariko Manuel icyo cyuma wagifashe gutya ariko nkuko mfashe nk'umukuru w'umudugudu fate neza tukumva nuko ngo noneho byarangira bakavuga bati urugero uyu nitunezerwa urabona ko yazanye umudugudu haguruka nawe ni mudugudu se oya nuko afite umudugudu noneho bakavuga bati uyu aje mu cyiciro cya kabiri fata mikoro kubera ko uyu ibimuranga nibi afite inzu kode turashiraho ni 5 so urugero abona ibiryo bitamugoye ese mumusona abaturage mwigira gutya cyangwa oya nuko ngira morali je mbona nahita ngira ubwoba no muturage kandi Valente Manuel ndumva ibyo avuga arimo arakonfirma n'ubundi ibyo bavuga ngo ni ba mudugudu babashyiramo dore nguyu reka buretse Manuel buretse kugera buretse wumve ntabwo ari ba mudugudu badusizemo ahubwo twaraje kora ko bari baraduteguje ko tuza hano kureba ibyiciri turimo dusanga badushira mu cya kabiri ariko ntabwo ari mudugudu wari wabikoze ni bande ni abayobozi bo mu rwego rwo hejuru ni meya wa Burera wariwe ntabatubwiye wariwe ntafande se ntabatubwiye abikoze ntotumuzi none se ninde wabwiye ko ari abayobozi bo mu rwego rwo hejuru babashyizemo Valente arimo aravuga ngo abo bantu bo mu rwego rwo hejuru bavuga ati twari turi hano ni abantu baturutse i Kigali ni guverineri ntawe tubazi ntabwo mubazi garabina badusobanurire ngo tubamenye reka mbaze n'uyu begeranye wenda we yarabamenye nitwa Nyiramutuzo Beatrice urumva di Beatrice abanyamudugudu nibo bagiye baradutumaho tukaje mu midugudu yacu ubwo bakagenda baradushyira mu byiciri buri muntu bakamushyira mu cyiciri cakwiyemo ba mudugudu bakabashyira mu cyiciri ubwo abanyamudugudu rero bakagenda baratubwira ngo wowe ukwiriye mu cyiciri cya kabiri hano hari abandi bantu bavuga ngo rwose ngo murabeshyira abayobozi rwose reka mumere mikoro ndabona hari mumere mikoro reka akira
abakuru b'umudugudu barababeshera. Haguruka umbwire byagenze gute kandi njye nababwiye iyo ngiye kuvuga ikintu ntanga imana w'umugabo aha ngaha mu rugo rw'abaturage n'abayobozi ni ikiganiro kigamije amahoro tuba tujya gutwiganirire twumve uburyo tugomba kwiteza imbere kuko nitutabwizanya ukuri sibyo nitutabwizanya ukuri nta kintu ibyiciro by'ubudehe bizatumarira mbwiza ukuri byagenze gute twaraje noneho bakavuga bati bagahagurutsa umuntu batwishaje mu midugudu yacu bakaguhagurutsa abaturage bakavuga ati umuntu akwiriye mu cyiciro iki ngiki ntabwo ari ba mudugudu babikora abaturage bakabivuga ni abaturage babivuga bakavuga icyiciro cy'ukwiriye akora cyo bagushiramo none se aba babivuga babikuye namenye yo babikuye aha reka numve bano aba bavuga ko washaka kugira icyo akubwira Vava kubijyanye nuko bari kubeshya reka mugoye nagire vuba habwa ibyo bintu byigeze bibaho ariko ubundi weho barakura umudugudu abaturage bakagushira mu ciciri bakemeza ko nibura aje mu cambere nangwa mu cakabiri ariko abo bantu sinzi ibyo bintu babikuye nukuri rwose barababeshera ariko nabajije abantu bari mu ciciro cya mbere mbona suriya musaza wonyine nabonye abandi mwese muri mu cyakabiri harimo nabandi abari mu ciciro cya mbere ni bandi n'abaturage bose kandi mwashyizwemo n'abaturage hanyuma muse yigeze kumbwira ngo ubanza ari uriya mugabo warajuriye usanze uri mu cyiciro cya kabiri warajuriye njewe nakubwiye ngo ibintu byamaje kunshiraho nkigera hano abaturage koko baravuga ngo ninje mu ca kabiri abaturage kuko bari banzi imbere bari bazi ko nuba ariko nkimeze urumva rero nta kundi ko sinzi gusoma sinzi no kwandika mbere bari bazi ko ufite akantu none byararangiye warajuriye se ntabwo ndajurira rwose none se kutajuriye bizagenda gute naho kuvuga ngo umudugudu ntararengana rwose aha ndumva reka sinahazi biba erega buriya reka mabwiza ukuri iyo dukora ibiganiro nk'ibi ngibi tukabwizanya ukuri bituma nibura no wundi arufite ingingimira none se urabona nawe atemera ko byagenze kuriya mutubwiye donc ni ukuvuga ngo ibyiciro by'ubudehe bimeze neza nta kibazo bamwe se ko bavuga abandi bakavugira hasi nta mujurire nta ki byose bimeze neza namubonye ariko njye nitwa Timote abaturage bakoze ibyabo bashira abagenzi babo mu byiciri ariko twewe nta byari byasohoka ngo tugire dute tubibone ubwo rero ibyo byo kujurira byagombaga kuba ari uko buri muntu wese amaje kureba uko imashini yamupanze murakoze ngo imashini yagize ite baratubwiye ngo amafishi yacu azasohoka buri muntu wese ifishi izasohoka imubwira icyiciro nyacyo agomba kubamo ati wabesha wagira ute amakuru niyo aza gushira mu cyiciro ubwo nukuva rero ntabwo bari babizana ngo turebe niba koko icyiciro bashizemo abaturage bashizemo umuntu ari cyo barimo ntabwo ubujurire bwanyu buratangira ntabwo byari byatangira reka mbibutse ko turi mu murenge wa Cyanika ni mu karere ka Burera mu ntara y'Amajyaruguru aho rero twaganiraga n'abaturage kubirebana n'uruhare rwabo mu kugena ibibakorerwa ni ikiganiro gitegurwa n'umuryango Pax Press umuryango nyarwanda abanyamakuru baharanira amahoro Elia amevava uwo mugabo ntabwo nyuzwe uyu mugabo izo mashini imashina ese irimo hariya mu biro by'akagari kamanya imashini zigira gute niho ziri mashini nambwire neza umuntu wese bamushize ku fishi nibyo yasubizaga byabaga bagendaga bashiraho tiki baravuga se afite inzu abaturage bakabyemeza bakavuga bati rero ibyo ari byo byose umuntu ufite inzu aho yara uko yabimeze kose ntabwo agomba kuja mu cyiciro cya mbere ahubwo ubwo araja mu gikurikiraho uja mu cyiciro cya mbere bavuga ko ari umuntu utagira harara umuntu wirwa sabiriza umuntu wirwa gira ibyo twese mwese ni mubizi nabibasobanuriye noneho baratubwira bati aya mafishi yanyu tugiye kuyajana nyuma bizongera babikusanye babishira ahantu barebe niba amakuru mwatanze agomba kujyana n'ibyiciri babashizemo hari aho nagiye hari ahantu nagiye ngira ngo ni mu murengezi niba ko hariho muri za Gisagara hari akantu bavuga ngo duhishirane umwana kareba akavuga ati wibeshye bagushyire mu cyiciro cya kabiri cyangwa cya gatatu umwana wazigate
inangana ngo cyizere n'igice cyane ngo nawe amenya leta icyo yishira inyuma y'ibyiciro niwe mbaze rega ngo ntago mwemera ngo icyishe inyuma y'ibyiciro oya ntabwo twayishiranaga uretse twewe aho twakoreye bavuze ko nta marangamutima agomba kujyamo kuvuga ngo niba bavuze kana kafite inzu mwese twabaga tuziranye nk'abanyamudugudu ufite inzu ye turamuzi utayifite turamuzi ayo makuru uburara ubwirirwa nawe abantu baba mureba yego ubwo niko twagiye dusubiza umuntu tumushyira ngo n'iki cya kabiri kandi hari wavuga ngo ngo najya mu cya kabiri ngo umwana wanjye azigate oya baje kudusobanurira ko ibyo byo kwiga ibyo byo kurirwa mitiweli bitagomba kubarwamo ngo ni ukuvuga ngo umuntu yishoboye ahubwo ibyo byiciro ngo kwari kugira ngo barebe aho ubukungu bw'igihugu bugeze niko badusobanurira niko babasobanurira abayobozi aha urakoze cyane Valentin hano hari umuyobozi ushaka kugira icyo atubwira kijyanye nuko ba executive ngo hari ibintu batarakosora ndavuga ba executive b'utugari mugoye murakoze twibwire nitwa Mbarushimana Kisipini ndi umukuru w'umudugudu wa Rwankongi mu kagari ka Gasiza umuryi wa Canika twebwe abaturage twabashize mu byiciri ariko ufatanyije n'abaturage bigeze aho ba executive baza gukosora abantu babashira mu byiciro badakwiriye ba gitifu butugari baraje byagenze gute uko byagenze yego ibipapuro twabikosoye muceceke twumve gakeya ibipapuro twabikosoye n'abaturage ubu tumushyira mu ciciri akwiriye bitewe nuko tumuzi yego kuje mu mudugudu wanje mfite ingo 186 kuva mbere harirwaga ingo 32 noneho tureba ubushobozi bw'abantu hagira abantu nkuko rero bivuze warutunze ibintu akagenda bimugabanyukaho ku buryo bakwiyongera noneho tubikoze gutyo baraza barikosora barikosora baravuga ngo hazaba ubujurire kunjewe urugero nje nabaga mu ciciro cya gatatu yego ariko nje banshira mu cya kabiri n'umuntu uzaga gukora iwanje ngo nuko wubakiwe bamushira mu cya kabiri ndavuga ndi ese uyu muntu nje nawe dusumanwa duti yego kwarya vuye iwanje yego ra akwavuye iwanje bakabanshizeho bamushize ubu nje nawe dusumanwa gute mbona bwo harabaye makarengana ariko ni mukaye kagari kagasiza gitifu kagari kagasiza ari hano oya nuwo bahinduye niba bari bazi ko bagiye kubahindura harundi ibyo byose iyo bahinduye umuyobozi hari ukuntu bamusigira inshingano giti ngo ni mwebwe mwafashe kandi uriya nawe ni umuyobozi mugenzi wawe tubwire byagenze gute igira imbere hano ba gitifu mugasiza gitifu niyo waje ashyira abantu mu byiciro uriya ni umuyobozi w'umudugudu byagenze gute uwo gitifu wagiye agusimbuye ayo makuru ntabwo yasanzemo murakoze cyane nitwa Bizimana Jean Dodier uriya mukuru w'umudugudu arahuzagurika buriya ntabwo arahuzagurika ntabwo ibyo avuga kabisa ntabwo bihagazeho ntabwo abaturage naho twakoreraga hirya no hino ni abaturage bafata umuturage wundi mugenzi wabo kamushira ariko ngirira wa chef umudugudu azi imbere hano gitifu akagara yavuze ngo arahuzagurika buri umuyobozi uhuzagurika nawe ndumva ashaka kumenya ndumva rero abaturage nkuko ari umuturage wabivuze neza hariya igihe cy'ijura ntikiragera kizagera gahunda zirahari bazabizana juste bavuga bati nsange basho no kwibesha juste iriya mu mpera mikuru niko mu kagari ko bavuga ko uhuzagurika ibyo uvuga utabihagazeho ibyo mvuga mwigishukuri niba haravuye muri Gasiza uyu avuka muri Gasiza ariko ntabwo yakoraga muri Gasiza bakora ibyiciri ahagereye iwacu ntararenza wenda ukwezi nangwa abiri ariko ibyiciro bikora ibyo mvuga nabishingaho urutoki kese inkomeye cyane mu byo ntunze ariko nuko banshize mu ciciri cyaba nsumba bakabashira hundi cya gatatu ariko wowe cya gatatu nakigutwaye oya ndi mu cya kabiri kirankwiriye ariko nuko nsumba ukora iwaje bamushize mu cya kabiri ariko ntabwo ari wowe wari uhari uwari uhari twabashizemo nk'abaturage bo bari kosorera bikosoreye imbere mu ngwija 180 n'ifite 32 zahirwa ariko reka nguhe urugero gitifu w'umurenge ko ari mu ciciro kimwe na meya banganye ubushobozi oya ntabwo ari mu ciciro kimwe mu ciciro kimwe bavuze abafongisiyoneri abavuze miyo mikoro mbwira baravuze bati abantu
baba yakwirisha nangwa afite uruganda nibo bayishize mu cyiciro cyo hejuru cya gatatu bagiye ibintu babyitse reka twumve ubundi hagendeye kuki kugira ngo bashyire abantu mu byiciro bakurikije ibyo umuntu ahagaze. Reka twumve ubuyobozi cyo bivugaho. Giti byagenze gute uriya mugara avuga ati nkoresha umuntu ndamutunze arya avuye iwanjye none bamushyize mu cyiciro bishoboka gute ko najya mu cyiciro cy'umuntu ntunze umuntu mpemba bishoboka gute umuntu w'umuhinza iwanjye bigenda tukaba turi mu cyiciro kimwe murakoze sagasuzuguro ndagira ngo wenda tubaje dukosoreho gatoya ku byo gitifu w'akagari yaravuze ngo guhuzagurika so ndagira ngo imvugo z'abaturage nyine hari igihe rimwe na rimwe umuntu utamenyereye gukoresha microphone ashobora wenda kuvuga ariko ntabwo ahuzagurika gusa ndagira ngo wenda habayemo kwibeshya kandi kubera ko wenda abayobozi b'utugari bahinduwe ku zindi mpamvu zitandukanye zo kugira ngo bakomeze imirimo yabo ariko nanone ibyo abaturage bavuga na benshi bavuze hano ibyiciro by'abaturage bishyirwamo n'abaturage ubuyobozi ni ukureberera no gukurikirana ko ibyo bintu bikorwa neza hanyuma no kubikusanya ariko haraho byashyizwemo n'abaturage n'abayobozi nk'uko twagiye tubyumva nagira ngo uko bose bagiye babivuga niko bose bagiye bavuga ko byashyizwemo n'abaturage kandi ndago n'abaturage nibyo bavuze hano ariko nk'icyo uriya mukuru w'umudugudu avuze n'ubundi niwe wagombaga no gukosora ibyo ngibyo kandi ndagira ngo mu by'ukuri umukuru w'umudugudu aramutse avuze ngo ngewe umuturage nyoboye ari mu cyiciro kimeze nk'icyanjye kandi nzi ko murusha ubushobozi birakwiriye ko n'ubundi abikosora kuko n'ubundi nibigaruka nk'uko abaturage bagiye babivuga bizongera guhera mu midugudu hanyuma tumanike lisite zose ku midugudu hanyuma abaturage birebe neza ko no mu buryo bwo kubyinjiza mu mashini ko hataba harabaye kwibeshya byo no kugira ngo mu by'ukuri hatagira akarengane na kamwe kagaragara ku muturage ariko ubundi byo bakoze ubwabo bonyine nibyo n'ubundi bizobahirizwa ariko nanone mu babishyira muri datazi babyandika bakabishyira mu mashini bashobora hari ibyo bari igihe bashobora kwibeshya imashini akaba yakwibeshya mu mibare ibyo nibyo bizagaruka noneho umuturage akireba akareba koko ahagaze muri kabiri abaturage bamushyizemo cyangwa ahagaze muri gatatu bamushyizemo ibyo nibyo tuzakorana biriya mukuru w'umudugudu yavugaga akavuga ngo nuko abo bagiye uko bihagararaho ngo nuko bagiye ariko sibyo kuko ntabwo twavuga ngo abaturage bashize abandi mu byiciro ngo none twongere tugaruke tuvuge ngo ni wa wundi wabashize mu byiciro runaka ariko ndagira ngo uko abaturage bose babizi so kubavugira nabo barahari ndabizi neza ko bagiye bicara mu midugudu bagakurikiza ibyo bari bahawe bimwe n'ibyo uriya mugabo yavuze ngo ugomba kujya mu cyiciro cya mbere agomba kurangwa n'ibi ujya mu cya kabiri kurangwa n'ibi hanyuma abaturage baba bazi koko bazi ngo uyu muturage ahagaze atya bakamushyira mu cyiciro ariko giti amakuru aturuka iwawe mu biro kugira ngo agere ku baturage bigenda gute kuko iyo gitifu ambwira gutya gitifu akagara akavuga gutya byagera kwa shefu umudugudu akavuga ati ibintu bimeze gutya nibaza iyo message igera ku muturage byagenze gute uruhererekane rwa message mu rutanga mute uruhererekane rw'ubutumwa uko tubutanga mu bisanzwe iyo dufite ubutumwa ku rwego rw'umurenge duhamagara abakuru b'imidugudu tukabaha ubwo butumwa hanyuma tugasaba nanone ko dutegura inama z'abaturage mu midugudu tukajya mu midugudu tukabaha ubwo butumwa bivuze ko uriya muyobozi w'umudugudu ashobora kuba wamuganira ahuzagurika cyangwa ibyo avuga ntabwo bihagaze ntabwo ahuzagurika ariko nanone kwaro kugira ngo tumukosore wenda ku byo yavuze ariko guhuzagurika ihora uva ko ntabwo arivugo nziza inanga ikintu kijyanye no kujurira ntikiragerwaho ntabwo cyari cyagerwaho kuko n'ubundi tuzamanika lisiti zose ku tugari noneho bimaze kuva mu mamashini kugira ngo abaturage bibone noneho tubone gutangira uburyo bwo kwakira izo Valente gitifu agifite mikoro hari ukuntu n'umuyobozi nka gitifu kubera gushaka kwesa imihigo ababwira ko nta cyiciro cya mbere ashaka mu murenge giti nta cyiciro cya mbere ushaka ngo kuko byagusebye ku rwego rw'akarere nta n'uwifuza icyiciro cya mbere ukurikije nuko ibiranga umuntu uri mu cyiciro cya mbere ameze ariko nanone turamutse tumugize mu midugudu yacu cyangwa mu murenge wacu ntacyo twamutwara ahubwo turamurwaza kugira ngo tumugeze muri cya cyiciro kindi cya kabiri
ndetse n'icya gatatu ariko nanone ntabwo umuyobozi yakwifuza kugira abaturage bakennye ntabwo bishoboka anyway inama mugira amashuri ko nta banyeshuri nabonye mufite amashuri mufite ya mashuri amwe y'uburezi bw'ibanze bw'imyaka 9 bayita ngo njya numva bamwe bavuga ngo za nyanyazi ngo ni nyanyazi murayazi mufite abana bigamo ni n'ufite umwana wiga muri 9 oya mumi ndagira ngo menye tumaze iminsi twumva uburyo abana biga muri 9 barya ariko ndarinda guca aha ngaha uyu wenyine niwe ufite umwana wiga gusa abandi ko matavu ikintu kijyanye no kugaburira abana ku mashuri bimeze gute inanga murakoze ikintu kijyanye no kugaburira abana ku mashuri fata mikoro gutya nyifashe ku mashuri twebwe nta kibazo dufite abana bacu biga ku kigo cy'amashuri cya Butete kuko twebwe ikintu cyatumaga yenda mwumva n'umwuka mubi mu minsi ishize n'ababyeyi bashatse kuba babihemu bashaka guhemukira rwiyemezamirimo ku mafaranga ari yayipura barya ku saa sita ariko twagiye mu nama nk'ababyeyi n'abayobozi b'ikigo ndetse n'abayobozi b'imirenge ubwo tubijyamo inama tureba imbogamizi zirimo dusanga ari twebwe ababyeyi duhemukira rwiyemezamirimo kandi nawe akora mu mafaranga ye akajya guhaha noneho biba ngombwa ko duhana ibitekerezo ababyeyi bose bemera kwishyura bamwe bose bava aho ngaho bishyuye ndumva ikibazo cyari gihari kibiryo ubwo bemeye kwishyura bavuye ngo bishyuye gute barishyuye amafaranga aravuze ati utishyura ntarenga oya twagiye inama urumva ko abwirwa benshi akumva bene nk'umubyeyi uzi uko yishyuye yaravugaga ati ese umwana wanjye asonza ate kandi narishyuye noneho nawe waba uri ku ruhande rwe ufite umwana utari wishyurira umutima ukakuburanya ese ubundi mwishyura ngahe biterwa n'igihembwa iminsi irimo baziga uko ingana nk'ubu iki gihembwe kubera ko baziga iminsi 70 bavuyemo ibyumweru bya shomaje twasanze bagomba kwishyura 17,500 muyabara mushingiye kuki dufata ipra dukurikije uko hanze amapura y'ibiryo yishyurwa mu maresitora igeze ku cyabiri oya ni amafaranga 300 inangaha muri resitora ubwo natwe niko twagiye tubara tugakuba n'iminsi baziga ubwo noneho tukabona kubara amafaranga tuzishyura nta diregiteri wa 9 uri hano nta mudiregiteri wa 9 uhari diregiteri w'uburezi natubwire bigenda gute ku ikintu kijyanye no kugaburira abana ku mashuri hari ababyeyi ngo bahemukira rwiyemezamirimo birumvikana ubwo rwiyemezamirimo nawe arabakatira ntibarya umwana yatare bigenda gute ese Valentin mbere yuko directeur avuga ibyaba byiza ufite umwana wirukanywe atubwiye impamvu arahari mbese ayiwe ko ndeba yifashe mapfubyi se humura ntacyo ba gatubwire yewe nitwa Nyirantagorama Josephine kubwo kuba nta bushobozi mfite abana babiri biga muri 9 hehe ku kiye kigo ku kigo cya Kagitega ariko bwa mbere barabirukanye ngo nta uniforme nta mafaranga y'ishuri baraza none ko ntayo mfite muri kugira ngo nkuri ntaco kugurisha mfite nta tungo mfite ndarijana mu isoko barongera badutumaho dusubira ku ishuri nsobanura ibibazo byanje uko bimeze bati nibaze ku ishuri biga basubiye none muri imisi n'ubundi kubera umuntu yarashakishije biranga imirimo yarabuze nta kuntu umuntu ari kuyabona none n'ubundi bari mu rugo baricaye ni babiri ubu ntaco gukora mfite babirukaniye uniforme gusa se cyangwa ni amafaranga y'ishuri amafaranga y'ishuri ngo nayo kurya dorere turubwo mbonye amafaranga y'ishuri se yo kurya ngaho mbwira amazina ni Niyonzima Simeo nkaba ndi umukozi ushinzwe uburezi mu murenge wa Cyanika nkuko ababyeyi bamwe bamaze kubisobanura ni by'ukuri koko muri gahunda ya school feeding program natwe murenge wa Cyanika ntitwatanzwe ni ukuvuga ngo iyo gahunda turayikora dufite ibigo bibiri ikigo cya groupe scolaire ya Butete n'icya groupe scolaire ya Kagitega muri ibyo bigo byose umubare w'abanyeshuri bose bigamo baragaburirwa saa sita uko bigenda rero nuko umubyeyi amaze kubisobanura habaye inama ababyeyi baratumizwa basobanurirwa iyo gahunda barayemera igisabwa nk'uko babivuze icyakozwe no kugira ngo ababyeyi bihitiremo umuntu uwo bari kwita rwiyemezamirimo ugomba kujya batekera noneho ipura ibarirwa ku mafaranga make ashoboka ni ukuvuga ngo yabarirwa ku mafaranga 300 barangiza bakabara nk'uko bivuze iminsi igize igihembwe
ni ukuvuga ngo ibihembwe uko bigenda bitandukanye nk'uko iminsi yo kubyigamo itandukanye niko n'amafaranga yishyurwa muri ibyo bihembwe atandukanye bitewe byinshi n'iminsi bigamo noneho tugasaba ko n'ubundi turabizi ko ibyo bibazo birimo by'ababyeyi bamwe na bamwe baba badafite ubushobozi ugasanga wenda umwe aravuze ati ngewe uyu munsi nabonye amafaranga hari uburyo bubiri rero twaganiyemo nabo mu nama twabasabye ko ubonye ibiribwa ntabwo icyo dukeneye cyane ari amafaranga kuko icyo umwana akeneye cya mbere n'ibyo kurya ubonye ibiribwa niba yabiramukanye nk'uko arimo kwezi ibirayi ntiyakabaye atubwira ngo nta mafaranga afite ahubwo azabizane abishyiraho ku kigo umwana arye ndetse hari n'umwana umwe hano rwose muri Kagitega watanze ubuhamya muri iyo nama abibwira ababyeyi ko we saa sita aragenda ko bataha saa cyenda n'igice saa kumi bageze mu rugo noneho ati muri iyi mvura ngewe narageragezaga ku buryo nsoroma dodo hafi no mu rugo ejo mu gitondo akazizana uwo nguwo uziteka akazakira yarangiza umwana akajya mu ishuri akiga nta kibazo afite noneho icyo dusaba cyane ababyeyi ni ukutabwirwa amagambo n'umwana kuko birumvikana ko iyo wenda igihembwe kigezemo hagati umwana baramubwira bati noneho urasabwa kugira ngo uzane ya mafaranga kubera ko ibyo guhaha byashize iyo rero abibwiye umubyeyi kuriya umubyeyi nawe akabyumva gutya kiherera iwe nizo mbogamizi tugira icyo tubasaba turababwira ngo niba nta mafaranga ufite ntabwo ari minerivare tukwaka kuvuga ngo wenda umwana arinjira mu ishuri ko yayitanze kubera ko nk'ubu murabona ko iki gihembwe kizagira amezi 3 yo kwiga turamubwira tuti wo niba uyu munsi utayaramukanye tariki 20 z'ukwa gatanu tariki 30 z'ukwa gatanu ushobora kuyabona even tariki 5 z'ukwa gatandatu ushobora kuyabona ngwino uvuga n'ubuyobozi igihe amafaranga uzayabonera noneho umwana akomeze kwiga ikibazo tugira rero nicyo dukomeza gusaba ababyeyi mu nama zitandukanye ni ukubasaba kugira ngo we niba umwana amuhaye makuru akabona nta mafaranga afite atagumiwe ahubwo agende ku buyobozi bw'ishuri noneho bavugane kugira ngo ikibazo gikemuke ariko ikintu cyo ko iyo abana batarya cyo mwagikemuye murakoze cyane nibyo nababwiye nari ntangiye mbivuga uko dufite ibyo bigo bibiri bya kimwe cya 9 na 12 ni ukuvuga ngo abana bose dufite mu murenge bose barya kuri ibyo bigo saa sita ntabwo dufite mu ekipe yo kuvuga ngo bamwe bararya abandi bahezwe bajya hanze tunagitangira icyo nicyo twirinze cyane ko byabaga ingorabahizi n'undi muntu wese akaba yabyumvisha ukavuga uti se ni gute umwana wariye saa sita wumva mu gifu nta kibazo afite arongera kwigana n'undi uri gusinzira mu ishuri dukora ibishoboka byose rero kugira ngo byibuze abana bose bajya hamwe ku meza saa sita babone kongera gusubira mu ishuri bari kumwe nta kibazo kiri okay ngira ngo birumvikana neza nahoze nganira abagabo mugabo wasanga nubwo banditse hano gitifa baziko ngo wafite umugore umwe ariko yamaze kurenga iyo uyu mugabo amaze kumutera akajeto akamuka hakurya aragenda agashaka undi za kisoro no kuvuga ngo rero abagabo ngo bigira kisoro bakishakira abandi bagore ugasanga atashe nijoro donc no kuvuga ngo abagore binanga babishwe n'agahinda niko bimeze karese ko mwahoze mumbwira se ino twebwe abagore bahawe ijambo nta kibazo ntabwo ari ukuvuga rero ngo twishwe n'agahinda kenze wifashe nabi umugabo yaguhana ati iburi kwifata nabi akaguhanisha kujya gisorose oya nk'ubu ngubu iyo wasuzuguye umugabo akwegereza nk'ubuyobozi kuba hajeho nk'akagoroba k'ababyeyi ubwo rero akakuzana mu kagoroba k'ababyeyi ubwo bakakwigisha bakaguhana babona umugabo ari mu ikosa bakamubwira ko ari mu ikosa akihana ubwo n'umugore nawe yaba ari mu ikosa nawe akihana ubwo ntatwishwe n'agahinda nta kibazo dufite ariko se ubundi umugore asuzugura umugabo koko biba byagenze gute uyu mugore asuzugura umugabo none ntago bose ariko bakubaha abagabo kubera ko yuko hariho uwubaha umugabo akumva agaciro k'umugabo hariho wenda n'usuzugura ari nk'uko umugabo wenda amufata nabi atamuhahira akaba yamusuzugura ubwo rero akaba kamwegereza nk'ubuyobozi bukabahana bakongera bakumvikana ese ubwo umugore uvuga ngo agaciro k'umugabo nuvuga ati ntakoma nka burara nukumva ko umugabo agomba kugukorera byose oya twese ubu ngubu umugabo ntugukora n'umugore agakora ntabwo umugabo yakora wenyine ngo niwe uragaburira urugo n'umugore nawe arakoraga bagahuriza hamwe ubwo rero n'ubundi iyo utegeje urugo umugabo wenyine haba igihe agize ingufu nkeya ubwo yaza ukije undi kuti ntiyampahiye kandi ubwo ngubwo uri kumurenganye mwese mugomba guhahira urugo
wamutonganya akikatira akajya hariya bakamutera akajeta akigira kisoro. Oya. Abagabo babwire. Oya ntago yagenda. Niko nabandi batubwire batunganire. Ahangaha ku mupaka turi abakozi. Ni isura muri kubona abantu bakeye gutya n'amafaranga dukura hirya. Umugore afata isuka n'umugabo agafata isuka bakagenda bakaja guhingira abagande bakazana amashiringi ubwo abana bakarara bari. Nuko ngo ikibazo kimeze hagati ahangaha rero. Ese ni ikibazo? Icyo ni ikibazo cyane igisubizo. Ni ubuzima. Ni kubuzima bwahangaha bumeze. Bumeze gute se ubuzima? Ese iyo wahinze hari ukeza ukagurisha amashiringi uyagarukana mu Rwanda. Iyo utagarutse ukararayo ni imbeho yahangaho bigenza. Oya ntabwo abagabo barara i Bugande. Ahubwo babagiye gupakaza. Oya gupakaza no gushaka umugore nanga no gukorera urugo. Oya umva Elia kubera ino mari ikirayi abagabo binanga ngo bafite ukuntu byitwaza ku munsi nk'aya masaha ukaba apakiye fuso yerekeye Kigali akagenda ajya Nyabugogo bakamutera inote agahita yikatira muri ya etage yo Nyabugogo itaguki Resident Hotel agafatamo icumbi mu gitondo akabyuka akanyira agaruka kunyaga pakira akagenda ugasanga umugabo amaze nk'icyumweru cyose atagera mu rugo. Arabarire bagenda bagera i Kigali yahura n'umwana wisize wikubisa agapudere abagore bagasigara baririmba urwo babonye. Ibyo byo ntago biriho. Ese Valente bombo nubivuga ureba hano nuko aribo bakunda kujyayo cyane. Urumva ibintu ariko kubeshyera. Ntago mubeshyera ariko. Akanza musubize. Ibyo avuze abesheye abacuruzi. Kuko aracuruza yamara gucuruza wa mugani hanyuma agapakira imodoka akajana i Kigali. Yagera ko Kinyoni bakamugurira akongera akabugaca mu gitondo aragarukana imodoka ye akongera agapakira. Ariko rero ntaje kurara ngo aje muri ibyo ngibyo kuko no mu rugo barabizi. Yewe byarabaye nabi kiba baramugejeje imbere y'ubuyobozi. Vuga ibyo nabambwiye. Ahubwo wenda ubwo bambwiye nawe barambesha abagore barambesha. Barakubesha. Aha. Kuko ntabo biragaragara ngo babigaragarize ubuyobozi ngo dore baradutereranye. Cyangwa uko gutererana uko abagabo batererana niyo mpamvu mwirwa munyura inzira za panya mujya kuzana za kanyanga na yamabuye ya tijeri. Oya ibyo ndabaza abagore ibintu ubucuruzi bwambukiranye umupaka hariya mujya gukora nahoze mbaza umuyobozi ushinzwe immigration ngo anyereke inzira za panya nawe bigenda gute kubera icyo abagore birirwa bajya kwirwana za kanyanga. Ubucuruzi bwambukiranye umupaka cyane cyane abagore nibo babuvugwamo cyane mu mbere mikoreriya. Nitwa Florida Nyirambonigabo twari kugira ngo nkuko wahoze urabivuga ntiye gupfa kuvuga utamenye izina. Oya nibyo byiza abagore ngo baheka aho kugira ngo baheka abana bagaheka kanyanga. Numwe mu ba mbere babikoraga. Nyumviriza undebe. Byagenda gute? Ndeba tuvugane. Kanwa kavuga ni jewe wa mbere wabikoraga. Ariko tukimara kumenya leta y'ubumwe ukigira neza. Byagendaga gute bantu tubwire? Twaragendaga tugaciye mu binani sibyo ko njewe ntaforaga izo za kanyanga. Ibintu naforaga nibyitwa inkweto imyenda ariko simbicishe kuri hariya kuri duwani. Mpamvu nabicisha kuri duwani twari twararwaye hamuka ryitwa kuvuga ngo umusoro urakanganye. Mbese ubu wasora ngo ukazakura mu iki ariko hari mu bupfu. Ukararuhangayitse ufite ubwoba baramfata Rwanda Revenue arabijana nutwo nari mfite aratujana abana baburari. Ako tumaze kubona impuguro nziza ziturutse ku mubyeyi wacu witwa Kagame. Ndabishitsaho ko ndabivuga kuko izi mpuguro mubazi duhaye niyo bazikuye. Nje sinabonanye nawe mbona nkubone ariko abo yatumye batugejejeho ariko nubara kumva. Mu byukuri rero tukimara kumenya ko guca mu binani nk'umuntu w'umudamu nkanje uyubashe mubona nkanje guca hara mu binani ngahura n'iki ngahura n'ibiki byose buri wese ambwira ibiki n'ibiki byose. Suko mwahuragamo n'ibiki nukuvuga ngo nuguhuramo nababandi bigiza abambuzi bakavuga ko arabakozi ba revenue bakakwaka ruswa bakakubaza amafaranga afatika nadafatika nibyo bintu ndi kuvuga ntago njewe ndi gutsinda ibirenze ibyo ngibyo. Mu byukuri rero tukimara kumenya ko umusoro woroheje ari mwiza baraduhuguye badusanze ara ku mupaka baduhugurira uburyo umuntu yanyura hari ku mupaka agafata utuntu twe agasora akabinyuza mu mategeko akagenda nukuvuga ngo leta ni njewe tukiteza imbere bitewe nuko natwe turi kubona ko dutanze umusoro igihugu cyatera imbere. Bakimara kubitwigisha twishize hamwe dukora koperative. Ubu turi muri koperative yamaze kubona ubuzima gatozi.
ubu ngubu mbese ni ukuvuga ngo dukora duca ku mupaka hariya dufite aho ducururiza mbese dufite inzu twishyize hamwe turi abadamu dushishikariza n'abandi kugira ngo baze muri koperative yacu tumaze kugira indi koperative iri kuvuka ku ruhande ikurikije kubona ibikorwa twari ahantu twavuye mu by'ukuri rero aba bagabo muri kuvuga ngo bajagiyo ni abarenze ihaniro naho abagabo baraboneye nta mugabo mubi tubona hano muri aka kagari keza ngira ngo message yumvikanye ngira ngo rero munyemerere dusoreza ahangaha ikiganiro cy'uyu munsi ni ikiganiro urubuga rw'abaturage n'abayobozi twa rero mu murenge wa Cyanika bibutsa ko umurenge wa Cyanika uri mu birometero hafi 3 uturutse ku mupaka w'u Rwanda n'Ubugande ni munsi y'ikirunga cya Muhabura hari amafu abaturage barakeye baravuga baratuje na Valentin Umuhire rero wariyoboye iki kiganiro nkabana gifashijwemo na Nizeyimana Elias shimira na equipe technique yose twafatanije tuzongera gutaha mukomeze mugire ibihe byiza